uyu muntu yakoze komenti ashima u Rwanda, avuga neza u Rwanda. Nyine byumvikane ko ntabwo ibintu bivuga u Rwanda birushima, ntabwo nyine bayifabiye yabikunda, birumvikana. Ariko urwango Stacey we abikorana ni urwango rukomeye cyane ku muntu w'imyaka ye, cyane cyane ko ndanibaza ko atanaruzi cyane. Ariko kugira ngo watake umuntu wikoreye komenti y'ibyo abona, yanarize ze y'ibyo abamo, noneho Stacey akandika avuga ati abanyarwanda niyo population iri brand washing, donc akavuga ati abanyarwanda niyo nasiyo boza ubwonko, bakoza ubwonko. Ati donc ni nko kuvuga ati ariko bishoboka bite ko umuntu yavuga ko u Rwanda ari rwiza, bishoboka bite ko u Rwanda aba bantu baba bavuga ari twebwe turuzi ukundi. Ati rero bigaragara ko niba uvuga ibi bintu ukavuga ko u Rwanda ari rwiza, ukavuga ko aho hantu, we aravuga ati nta kuntu byashoboka kuvuga gutyo batakuburana washenze mu mutwe, donc batakogeje cerveau brain yawe, batayikaraze ngo bakunde bashyiremo ibyo bashaka. Donc ni ukuvuga ngo iyo urebye ba banyamahanga bose, urabona nk'ejo bundi Kabuga yari umuntu ukomeye burya, kuba l'homme le plus riche du pays, d'ailleurs nta nubwo nibaza ko ubukire bwe bwari buhagaze ku gihugu cy'u Rwanda gusa. Yari umukire, yari umunyamafaranga, ndetse ku rwego rwa Afurika, kandi yakoranaga na benshi. Ikindi ni umuntu mu buzima bwe busanzwe yari umuntu uri reserve, ntabwo ari umuntu wabonekaga henshi. Nta burya ushobora no kubaza abanyarwanda ba kirya gihe, niyo wabaza abakuru uretse abari bato icyo gihe ukababaza, ni abantu bake cyane bari barigeze bamubona n'amaso. Ntabwo ari umuntu wari popular, wari public. Bivuga ko rero nyine ibyo yakoraga yabikoraga gahoro 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 gahoro. So yari umuntu rero umuntu wese yatinya. Buriya ngira ngo abantu bagerageje gushakisha kumukurikirana aho ari muri uko guhunga kwe, ava hamwe ajya ahandi, ibyangombwa bagakoresha, ibyo byose abantu bagiye babisubiramo bareba ukuntu ibyo bintu byabaga ari ibintu bitangaje. Ababigerageje baburirwa irengero, ugasanga abantu bapfuye. Reka tubasuhuze inshuti mwese bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Twizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro cya none. Gusa mbere y'uko mbabwira ibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, reka mbanze mikaze umutumirwa wacu hano kuri One Nation Radio. Kuri uyu munsi ni Bwana Egide Ruhashya, akaba ari umuyobozi w'igicaniro TV, ariko kandi ni n'umwe mu banyarwanda batuye mu muryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Turanavugana ariho aherereye. Bwana Egide Ruhashya, hari hashize iminsi tutabana kuri One Nation Radio, tuguhaye ikaze mu kiganiro kuri uyu munsi wa none. Reka nshimire One Nation Radio kuba yongeye kuntumira. Yego hari hashize igihe, ariko mbonereho nawe Muhumuza Simeon kugushima kuba wongeye kuntumira kuri One Nation Radio. Urakoze cyane. Hanyuma nabwiraga abadukurikiye ko tugaruka noneho nyuma yo kuguha ikaze tubabwira icyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Ngira ngo nta minsi myinshi ishize, ni mu mpera z'uku kwezi duteye umugongo, ukwezi kwa munani cyangwa se ukwezi kwa Kanama, nibwo abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire rwa Loni, ubwo nirahi mu Buholandi, bategetse ko witwa Felicien Kabuga, uyu ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 arekurwa, ndetse urubanza rwe rugahagarikwa kugeza igihe kitazwi. Ni ibintu byagiye bigarukwaho na benshi, bamwe bavuga ko bitari bikwiye, ariko kandi uyu Kabuga nubwo umva urubanza rwe bari kuvuga ko rugiye kuba ruhagaze kugeza igihe kitazwi kubera impamvu z'uburwayi mu byaha amaze igihe akurikiranyweho kuva mu mwaka wa 2020 ubwo yafatirwaga mu Bufaransa hafi y'i Paris, harimo kuba umwe mu bashinze radiyo televiziyo RTLM
yagize uruhare rukomeye mu kubiba amacakubiri yaganishije kuri jenoside yakorewe abatutsi, harimo kandi kuba umwe mu baterankunga bakuru ba jenoside yakorewe abatutsi. Bivugwa ko hari inkunga yateye irimo gutanga intwaro ku nterahamwe zicaga abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Gusa ibi byose kugeza ubu Kabuga arabihakana akavuga ko ngo ari ibinyoma. Bwana Egide Ruhashya, reka duhere aha ngaha, uyu mwanzuro wakiriye ute wowe muri rusange? Ngewe nibaza ko uko nawakiriye niko n'abandi banyarwanda bawakiriye. Ni ukuvuga ko mu gihe azaba atabashije gukurikiranwa n'amategeko ngo noneho ibyo bamurega bimuhame, ni ukuvuga ko abanyarwanda nta butabera bazaba babonye, kuko hagiye habaho abantu mu bihe bishize bagiye bakora jenoside zitandukanye. Ubwo wenda umuntu yavuga nk'iyakorewe abayahudi. Umuntu arabyibuka ko hariho uwo bavanye muri Argentine. Uwo muntu yari yarashaje cyane, yararengeje imyaka 100, ariko ntibyabujije ko bamuzana, bakamuzana rwose ari mu kagare, akaza bakamuburanya kandi yaraburanye. Hanyuma ibyaha nyine bamukurikiranagaho biramufata. Hariho rero benshi bagiye bafatwa bavuye muri za Brazil, kuko abantu bose bari muri Gestapo, abenshi bahungiye muri Amerika Latine. Noneho rero kubera rero ubukana bicishije abantu, bicishije abayahudi, ikindi kandi nanone no gukomera kw'igihugu cya Israheli, ubwo byatumye abayahudi bakurikirana cyane ku birebana n'abantu babo baguye muri iyo jenoside ikozwe n'ingabo za Hitler. Byatumye n'ibihugu byose bakurikirana iyo jenoside, abantu barahanwa. Mu Rwanda rero ntabwo ariko bimeze. Mu Rwanda nyine uba usanga n'umuntu babizi ko atuye hakurya aha ngaha, bakaba babizi ariko ntihagire icyo babikoraho. Hanyuma kandi noneho n'ufashwe ugasanga baravuga bati ariko hari aka katagenda neza, bakaba bakuriraho kugira ngo uwo muntu ataza kuburana, cyangwa se hakagira n'ibindi baba batinya, bavuga bati mu gihe rero koko uyu muntu yaburanwa ibi bikamufata, hashobora kuboneka ibindi bimenyetso byakwimvovinga abandi bantu cyangwa se za leta. Rimwe na rimwe rero ugasanga nk'iki ngiki baragikoresheje mu buryo bwo kugira ngo umuntu bavuge bati tugiye kuba tumushyize ku ruhande gatoya, ntazaburane, ngo kubera ko yaba akuze, cyangwa se rimwe na rimwe nyine bakaba banavuga n'ikibazo cy'uburwayi. Ariko nyine icyo ngewe mpuriyeho na benshi ni uko naramuka ataburanye ngo ibyaha bimufate, ibyaha aregwa, noneho bavuge bati koko yarabikoze, kuko ntawe utazi ko koko yari umuterankunga wa RTRM, kuko videwo zirahari, ari muri izo nama, impapuro zirahari za contribution z'ibyo yashyizemo kugira ngo RTRM ibeho. Hariho rero byinshi byagaragaza nyine. Ubwo ariko ndavuga nk'umuntu ku giti cyanjye, ngewe nta rwego mpagarariye, ndavuga nk'umuntu nkanjye. Hariho nzi ko rero binagiye hejuru bashobora no kubona babihamya. Nguko uko mbyumva, ndavuga ko mbese abanyarwanda tuzaba tubuze ubutabera. Usibye nawe wenda ku giti cyawe, ngira ngo niba waranabikurikiye n'ishyirahamwe ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ubwo ndavuga Ibuka, umuryango wa Ibuka nawo rwose nyuma y'iki cyemezo wavuze ko bibabaje, ko bitari bikwiye. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande uranabizi, ngira ngo hari n'urundi rubanza ruhari ruri kuburanwa mu Rwanda, aho umuryango Wibuka wareze uvuga ko imitungo ya Kabuga ikwiye gufatirwa. Ibi bintu nubwo ari kuburanira muri Loni mu Buholandi, bisobanuye iki bigaragaza by'umwihariko ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi? Urabona, umuntu warokotse jenoside buriya, ahubwo abantu ntibanabizi neza. Ntabwo abantu
barimbuye imbaga, ntabwo abantu bishe abantu gusa, ntabwo baje ngo bakore jenoside tageti nyine ari abatutsi, ariko hari hariho no kurandura imizi. Buriya abantu barazaga bakica ariko bagasahura kugeza n'aho barimbuye na fondasiyo y'inzu. Barashenye, barasahuye, batwaye buri kintu cyose, ku buryo iyo rero habonekaga amahirwe, Imana igakinga akaboko, Imana ikagira biramburiraho ibiganza, ugasanga harokotse nk'umuntu umwe cyangwa babiri. Iyo bazaga rero bazaga ntacyo basanga, kuko inzu babaga barayishenye, barayishyize hasi. Ngira ngo abageze i Kigali muri 1994 muzi ko nta kindi twahasanze imbwa zirya abantu, imbwa zarabyibushye zingana n'imbogo. Wahuraga n'imbwa ukibaza niba koko iyo ari imbwa cyangwa ari n'inyamaswa yaje muri uwo mujyi, kubera ko zari zarariye imirambo. Amazu yose yari ku butaka, nta tafari ryari riri ku rindi, bari barashenye ibintu barabimaze. Bivuga ngo rero, kugira ngo abantu bacitse ku icumu babe basaba indishyi y'akababaro, cyangwa se nubwo ntacyo byamara mu buryo bwo kwishyura ababo bagiye, ariko iyo geste yo kurekonesa icyo kintu cyabaye, ibintu byabo bangije, amazu yabo barimbuye, nibura gufatirwa kw'iyo mitungo nyine ni ikintu kigaragaza ko hakabayeho uburyo bwo kwishyura abo bantu. Nubwo abo bantu ni benshi cyane ntabwo byavamo, ariko nanone abakoze jenoside yakorewe abatutsi nabo ni benshi kandi bari bafite ibintu. So kugira rero ngo ube warakoze inabi nk'iyo ngiyo, wongere udamarare mu bintu, kandi hari abasenyewe, hari abatagira kivurira, hari abantu basigaye ari nyakamwe, hari incike, hari abapfakazi. Ibyo ntabwo byumvikana nyine. Njye numva abo babisaba, numva bafite ishingiro cyane. urakoze cyane. Hanyuma usibye n'abo babisaba, ariko ntabwo habura bamwe nubwo atari benshi, ngira ngo ni bimwe mu bintu byanatunguye abantu. Dukunze kubona abantu bakingira ikibaba abantu bagize uruhare cyangwa se banakoze jenoside yakorewe abatutsi, ariko kuri Kabuga ntabwo bagaragaye cyane. Ntabwo hagaragaye abantu bamuri inyuma usibye abantu bo mu muryango we. We iyo wanarije cyangwa iyo witegereje, nubwo uyu mugabo abura anavuga ko ari ibinyoma, wabyakiriye ute? Ubisesengura ute? Kabuga yari umuntu ukomeye. Burya kuba l'homme le plus riche du pays, Edar, nta nubwo nibaza ko ubukire bwe bwari buhagaze ku gihugu cy'u Rwanda gusa. Yari umukire, yari umunyamafaranga, ndetse ku rwego rwa Afurika, kandi yakoranaga na benshi. Ikindi ni umuntu mu buzima bwe busanzwe yari umuntu uri reserve, ntabwo ari umuntu wabonekaga henshi. Nta burya ushobora no kubaza abanyarwanda ba kirya gihe, niyo wabaza abakuru, uretse abari bato icyo gihe ukababaza, ni abantu bake cyane bari barigeze bamubona n'amaso. Ntabwo ari umuntu wari popular, wari public. Bivuga ko rero nyine ibyo yakoraga yabikoraga gahoro 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 gahoro. So yari umuntu rero umuntu wese yatinya. Buriya ngira ngo abantu bagerageje gushakisha kumukurikirana aho ari muri uko guhunga kwe, ava hamwe ajya ahandi, ibyangombwa bagakoresha. Ibyo byose abantu bagiye babisubiramo bareba ukuntu ibyo bintu byabaga ari ibintu bitangaje. Ababigerageje baburiragwa irengero, ugasanga abantu bapfuye. Hari abanyakenya babizi, hari abantu bagiye bahura n'izo ngorane za gutyo. Ikindi kandi umuntu wabaga akorana n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye, ku buryo rero sekirite z'ibyo bihugu rimwe na rimwe zabaga zibirimo. So washoboraga rero kuba wabigwamo. Bivuga ngo rero nyine kugira ngo no kuboneka kwe hagombe kubaho guterana kwa intelligence z'Abafaransa, iz'Abongereza, y'u Rwanda, sinzi n'ikindi gihugu, kugira ngo bakunde babimenye. Nuko nyine uwo muntu ahubwo koko aba akingiwe ikibaba n'abantu bakomeye kurenza uko tubitekereza. Ntago wambwira ukuntu umuntu nyine nka Kabuga warashyiriweho amafaranga, bavuga bati uzamubona azahembwa amafaranga ya n'aya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ziti rwose twebwe turi tayari kuyatanga. Ni uko uwo muntu aba ari umuntu
ukomeye, ariko nanone nyine baba babizi ko bitoroshye kugira ngo umuntu abe yamubona byoroshye, ariko nta nubwo nanone nahamya ko nta bari babizi, abantu bari babizi bamwe. Nkaba rero navuga nti abari babizi ubye batinye ko babigwamo, abandi nyine ni uko bavugaga bati ni umuntu wacu, reka tumukingire ikibaba. Njye ni uko mbibona. nk'uko bivuze ngira ngo muri Kenya hari umuntu wishwe, bivuga ko yari agiye kumushyikiriza FBI. Ni ibintu byanditswe mu binyamakuru bitandukanye ndetse no mu rubanza rwe. Niba warakurikiye, harimo abatangabuhamya bagiye batanga ubuhamya, ariko kandi imyirondoro yabo ntishyirwe ahagaragara. Ni ibintu biri mu binyamakuru. Harimo umwe, imyirondoro ye n'ijwi bivuga ko byahinduwe ku buryo abantu batabasha kumumenya kubera impamvu ze z'umutekano. Ukeka ko nanone magingo aya, nubwo bivuga ko imyaka imaze kuba myinshi, afite 88, ni umuntu wari wafashwe amaze imyaka 20 yihisha, nanone kuba nta bantu baratobora ngo babivuge, ntabwo zaba ari zimwe mu mpamvu nanone nubwo magingo yabigeze ahangaha? Yes, ikintu cyose kimuvuga, kimukoraho, cyamukoragaho, cyamuvugaga icyo gihe, nyine uwahuraga n'ingorane ntabwo ari ukuvuga ngo yari afite ingabo aho ngaho, ariko yari afite amafaranga, amafaranga agakora byose. Kuba rero yamenya ko ugiye kumufata cyangwa wamenya aho aba, inzego z'ubutasi z'ibihugu bitandukanye, cyane cyane ko haba hariho aho byoroshye kuzikorompa, uzigura, uziha amafaranga, zikaba zamuburira ziti nyabona ahangaha ushatse wahimuka, dore barimo barakugera amajanja. Noneho nawe akaba yavuga ati ariko barinda bangira amajanja ko nyine mfite ubushobozi bw'uko mwebwe mwabaho neza kurenza muramutse ibyo bintu mubinkijije. Abo rero nibo basubiragayo bakajya kuba bakora akazi ko kumukiza abo babashe kumenya aho aherereye. Niyo mpamvu rero izo tarase zaburaga kandi bibazaga ko bamugezeho. Amafaranga rero ni ikintu gikomeye, nyine yarayakoresheje mu buryo bwo kwiporoteja, ayakoresha mu buryo bwo gushaka ibyangombwa bitandukanye, no kunyura ahantu hatandukanye. Hariho rwose n'abagiye banavuga ko rwose yashoboraga nko kujya mu bitaro ahantu akahaba, abantu bazi ko ari nk'umurwayi usanzwe, ariko kumbi ari we, kuko abantu utari kwibaza ko n'ibyo ngibyo bishoboka. So iyo rero umuntu abaho kuriya, iyo umuntu yabayeho kuriya, hazamo na za miti, hakazamo ibimeze nk'imigani, kugira ngo abantu barusheho gutera abantu ubwoba, noneho nyine umuntu wese avuga ati ibi bintu umuntu yabigwamo. Ariko nanone ibyabaye by'ukuri nabyo birahari, nk'ibyo ngibyo wari uvuze. Urakoze. Hari muri abo rero bake bakigaragara, ndetse biganjemo n'abo mu muryango we, nubwo abenshi tutababona, ariko hari komenti imwe mperutse kubona interamatsiko yo kwibaza byinshi, cyane ko uyu muntu n'ubundi hari ikiganiro wigeze gutambutsa ku Gicaniro TV umubwira abadukurikira, ariko noneho kandi yari komenti yaje asa nk'usubiza umuntu wari uvuze uburyo yishimiye u Rwanda, ariko ubona ko we ashaka gusa nk'uwerekana ko mu Rwanda atemeranya n'ibyo yari avuze, ko ibintu atari byo, ko bidakwiye. Bihita bintera amatsiko kuko nahise nibuka ikiganiro wigeze gukora. Uyu sinzi niba ari umukobwa cyangwa ari umudamu, yitwa Stacy Elodie, ariko nakubaza nti ubundi niba warayibonye, sinzi niba wararebye, ariko niba nawe iyi komenti yarakugezeho ukayibona, wayakira ute mbere yuko tuza noneho kumenya ubundi uyu ni muntu ki, cyangwa se ababibonye bakwiye kubibonamo iki cyangwa kubikuramo iki? Wambajije niba ari umugore cyangwa ari umukobwa. Ni umudamu, ni umudamu wubatse, ariko ntabwo ari umuntu mukuru. Yego yaba arengeje imyaka 30, ariko bitari kure cyane. Ariko nyine ni umuntu adulite, ni umuntu mukuru, rero bivuga ko yaba
ibyo yandika n'ibyo avuga, aba azi uburemere bwabyo, aba azi impamvu yabyo. Elodie Stacy akaba rero umwuzukuru wa Kabuga Felicien, ni ukuvuga ko nyina ni umukobwa wa Kabuga. Uyu muntu yakoze komenti ashima u Rwanda, avuga neza u Rwanda, nyine byumvikane ko ntabwo ibintu bivuga u Rwanda birushima, ntabwo nyine bayifamiye yabikunda, birumvikana. Ariko urwango Stacy we abikorana ni urwango rukomeye cyane ku muntu w'imyaka ye, cyane cyane ko ndanibaza ko atanaruzi cyane. Ariko kugira ngo watake umuntu wikoreye komenti y'ibyo abona, yanarize ze y'ibyo abamo, noneho Stacy akandika avuga ati abanyarwanda niyo population iri brainwashing, donc akavuga ati abanyarwanda niyo nasiyo boza ubwonko, bakoza ubwonko. Ati donc ni nko kuvuga ati ariko bishoboka bite ko umuntu yavuga ko u Rwanda ari rwiza, bishoboka bite ko u Rwanda aba bantu baba bavuga ari twebwe turuzi ukundi. Ati rero bigaragara ko niba uvuga ibi bintu ukavuga ko u Rwanda ari rwiza, ukavuga ko aho hantu, we aravuga ati nta kuntu byashoboka kuvuga gutyo batakuburanwashinze mu mutwe, donc batakogeje cerveau, brain yawe batayikaraze ngo bakunde bashyiremo ibyo bashaka. Donc ni ukuvuga ngo iyo urebye ba banyamahanga bose, urabona nk'ejo bundi ibyo twabonye, abacteurs bakomeye ba Hollywood, abamodo, abantu b'abanditsi, abantu b'abadokiteri, b'abashakashatsi, abantu bose baje mu kwita izina hariya mu Kinigi, wabonye ukuntu urya mubare wanga bumvishe buri muntu, yewe n'abasportifu ba Sonkambol bari barimo, ba Bernard Lama. Abo bantu bose ushobora kumbwira ute ko abo bantu baza mu gihe kingana kuriya bakaba brainwashing kugira ngo baze kuvuga biriya? Ntabwo bishoboka. Ikindi kandi biriya bintu ni igikorwa kiba buri mwaka. Abari bahari last year bavuze ibyo ngibyo, abadamu baje mu nama y'abagore bavuze ibyo ngibyo, abaza gukina basketball mu bihugu bitandukanye baraza bakavuga ibyo ngibyo, abaza muri turnuwa z'amagare baraza bakavuga ibyo ngibyo, abaza mu nama zikomeye, urumva, bakaza mu nama zitandukanye z'ibintu bitandukanye kandi mu bihe bitandukanye, uhavuye nawe aragenda agakora komenti nk'iyo. Ese abo bantu bose b'abanyamahanga u Rwanda rubona igihe cyo kubabrainwashinga ngo ruboze ubwonko baze kuvuga ibyo u Rwanda rushaka? Bibaho. Ariko icyo nakubwira ni iki, nuko nyine uyu Elodie ntabwo ashobora kubyemera. Elodie ni umwana w'umukobwa, ndavuga ni umwana w'umukobwa ariko ni mukuru nyine, ariko watsimbaraye cyane avuga ko sekuru n'ubundi arengana. Aravuga ati donc sogokuru ararengana kubera ko yabaye hari umunyamafaranga, yabaye hari umuntu ukize cyane, hanyuma u Rwanda ntabwo rwakunze ko aba hari umuntu ukize. Ibyo byose bamuvuga ni ibintu byo kubeshya. Noneho ku buryo yigeze no gukora interview yicaye iwe mu cyumba, nyine niyo mpamvu ubwo nigeze gukora ibyo biganiro, aza gukora interview yicaye mu cyumba cye, agira ibyo avuga asobanura nyine kurengana kwa sekuru. Haza rero umuntu w'umunyamakuru witwa Phil Taylor aza kuza kumubaza nanone, amuha iyindi interview, urumva, noneho kugira ngo babigire birebire, babigire binini. Urumva iyo bivuze uri wenyine ntabwo bigera ahantu kure, ariko ubibajwe n'umunyamakuru ukomeye nyine biragenda bikagera kure. Nyine niyo mpamvu ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu aba agomba kugira icyo abivugaho. Yego ntabwo kubivugaho natwe bigera kure, ariko nibura abo bigomba bibageraho bakamenya abo bantu ni bantu ki, cyangwa impamvu babivuga ni iyihe. None se kuko ushobora kumbwira ute umuntu nk'uyu nguyu, kuko iyi comment yakoze kuri uyu wari wanditse ibintu byiza ku Rwanda, yaravuze ati biratangaje ukuntu population y'abanyarwanda bayi brainwashing, ariko n'ibintu muvuga biteye n'isesemi, urumva, ati biteye n'isesemi ko umuntu yanaruka rwose, urumva, ati ahubwo njye mbuze n'uburyo nanabisobanura ibi bintu, urumva. kugira ngo yashyizeho na emoji cyangwa twatumenyetso tugaragaza ko afite isesemi, afite isesemi rwose, urumva. Niba rero koko kuvuga u Rwanda uko ruri, kuko turujyamo tubamo turarubona, niba uvuga ko ibyo bintu biteye isesemi bitumye rwose wanaruka rwose ko ari ku bwa burembe,
noneho ukaba wavuga uti aba bantu rero niba koko ibi bintu bavuga biteye seseme gutya babasha kubivuga nuko hari ikibazo, icyo kibazo ni iki? Baraba brand washing, urabyumva? So uyu rero nyine atsimbaraye cyane ko sekuru arengana, akaba ari intandaro y'ibyo avuga byose ubona. usibye ibi twabonye, ubundi hari ikindi azwiho uyu Stacy Elodie? Nyine nta, uretse ibyo nari mvuze izo, iyo abishatse kuba yagira gutya akagira icyo atangaza akaba yavuga, hanyuma nyine agira inshuti z'abanyamahanga benshi bakabyuriraho kugira ngo babishyire hanze. Ariko nyine ikigaragara ni iki, ni uko burya nta gihe na rimwe ikibi kiruta icyiza. Abantu barabibona ariko ntabwo bibuza u Rwanda gusurwa, ntabwo bibuza u Rwanda ko rugendwa. Abantu bazi ukuri, twebwe tuzajya tubitangaza muri ubu buryo, tunavuge impamvu. Ubundi nyine we azwi nk'umuntu nyine uvugira uyu muryango. Nubwo wenda jenoside yakorewe abatutsi yabaye ariho, ariko nk'uko babitubwiye yari akiri muto. Bishoboka bite ko umuntu wari ufite imyaka mike cyane ashobora uyu munsi kuza kuvuganira sekuru, akamuvuganira nyuma y'imyaka 20 yihishe yarihinduranyije amazina? Ntibibyibuka Kabuga yafashwe amazina yarayahinduye imyaka 20 yose yihisha. Bishoboka bite? Kugira ngo dusesengurire, kugira ngo n'abadukurikiye wenda babyumve, bumve ese ni mpamvu ki uyu ashobora kugaragara nk'uko wabitubwiye asa nk'uri kuvugira uyu sekuru, nubwo benshi wenda bishoboka ko batari babizi. Buryo rero umuryango ni ikintu gikomeye, umuryango ni ikintu gikomeye kuko uravuga uti yari mutoya, ariko n'uwavutse nyuma bagira ibyo bakubwira, kandi iyo babikubwiye ukabibwirwa n'ababyeyi bawe, ukabibwirwa n'umuryango, ni stamp baba bashyize mu bwonko bwawe. Barakubwira bati ni uku bimeze, ukabyemera utyo, bakakwereka bati burya impamvu ni iyi. Icyo gihe rero kugira ngo iyo stamp washyizweho n'ababyeyi bazayikureho, biba ari ikintu gikomeye cyane. Uyu nawe yari mutoya ariko ntabwo wambwira impamvu nyine abarinda gukora comment ku muntu nk'uyu nguyu, agakora comment nk'iyi ngiyi nyine, kandi mu by'ukuri tubibona twese, tubona ibiba mu Rwanda. Ni uko nyine nanone haba harabayeho imbaraga z'ababyeyi zo kugira ngo bamubwire bati uramenye nta kintu cyiza kiba mu Rwanda. Ikintu nk'iki kikaba kirabaye, nyine umwana yari mutoya ariko agakura ameze atya. Ubwo nyine birumvikana ko ni uruhererekane niko bigenda. Icyo navuga ni iki, ni uko mu by'ukuri haba habayeho kuroga abana, haba habayeho kuroga generasiyo. Ariko icyo nabwira abantu ni iki, ni uko nta kintu cyaruta igihugu, nta n'icyagisimbura. Nta kintu na kimwe gishobora gusimbura ubunyarwanda bw'umuntu, waba umunyamerika, waba umushinwa, waba umwongereza, waba icyo waba icyo ari cyo cyose. Ariko hari akantu kakagukomanga mu bwonko, kakagukomanga mu mutima, kakakwibutsa ko uri umunyarwanda. Urumva, ntabwo niyo wavukira muri Cambodia, ukavukira muri Chypre cyangwa ukavukira muri New Zealand, ukaba ahantu utazigera rwose uhura n'imigenzo y'Abanyafurika cyangwa iki, uzakura, nukura usange somehow hari ukuntu usa bidahuye n'ibyo abo mubana. Iyo ushatse kubikurikirana rero ugera ukamenya iwanyu. Iyo uhamenye rero ka kantu karagukomanga, nkaswe noneho ubibamo, ubibona, ubana n'abantu nk'abo, ugira gute. So hariho icyo udahunga rero. Ikindi, burya igihugu aho ugiye ujyana nacyo, urumva, ujyana nacyo. Urumva bavuga u Rwanda ukagira ukeneye, waba waravuze ko icyo kiri mutacyumva, ariko abantu bashobora kugira nk'aha mu Bwongereza, u Rwanda ruhora mu makuru buri munsi, u Rwanda ruhora mu makuru, urumva.
kubera ko baba bavuga abimukira n'impunzi bazajya mu Rwanda byagenze bitya. Iyo perezida wa repubulika yaje hano ejo bundi muri Westminster twabonye ukerereza bare nationale barimo babyiniramo, ujya kumva ukumva ngo Commonwealth ni iki. Ubu ngubu u Rwanda nirwo ruyobora Commonwealth. Iyo icyo kibazo cyabaye ujya kubona ukabona u Rwanda rurimo ruravugwa, inama zibera mu Rwanda. Iyo bibaye rero byanze bikunze, kubera ko ari igihugu cyawe kandi warabihishe ntabwo bivuga, ariko ugira utya agatima karakomanga. So igihugu ntaho ugihungira, nta n'icyo wakiramfurasa nacyo, urabyumva. Ni ikintu utahindura ngo uvuge ngo birarangiye, reka njyewe uhereye uyu munsi ndi umunyakenya. Ntabwo bigukundira, kamere muntu nuko imeze. Icyo rero navuga ni iki, hariho ibidahinduka, hariho uko Imana yakoze ibintu. Twavukiye mu Rwanda, twakuriye mu Rwanda, n'utarahakuriye cyangwa havukire, ariko ayo maraso urayafite muri wowe. So nibaza rero ko ntacyo byahindura muhumuza, ariko nuko tubibona. Itangazamakuru imwe mu nshingano rifite harimo kwigisha, ndetse kandi ubwo mu kwigisha harimo no kugira inama abarikurikira. Birashoboka ko n'ubundi iki kiganiro uyu Sitesiyeri utazajya ukurikira uri nk'umugira inama, cyangwa se hari icyo umubwira, n'icyo wamubwira nyuma y'ibi akomeje gutangaza. Hanyuma se abakurikiye ibintu nk'ibi, kuko iyo usumwe ariko bakwiye gukuramo iki, by'umwihariko ku bakunda u Rwanda cyangwa se ku banyurwa n'aho rugeze nyuma y'imyaka 29 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Inama ndayiha buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro. Inama ndayiha umuntu wese ushobora kuba ashukwa n'ibyandikwa. Inama ndayiha uwumva ibica ku mbuga nkoranyambaga akagira ngo byose ni ukuri. Mu by'ukuri u Rwanda nta kintu ruhisha. U Rwanda ni igihugu cyakuyeho za viza ku bihugu byinshi cyane. Ni igihugu ubu ngubu kigendwa ku buryo igihe cyose washakira guhaguruka ukajyayo rwose. Ibihugu bidakenera viza biba bishobora kuba byabonera viza bahageze. Ni ukuvuga ngo rero uburyo bwo guhinyuza burahari. Umuntu wese ashobora kugenda akagera muri icyo gihugu koko akareba ko koko ibyo baba bavuga ari byo. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu uyu munsi hatuye abanyamahanga bava ibihugu byose bishoboka, bahari bemvestishije mu Rwanda, bahatuye, bafite uburenganzira bwabo, bafite akazi kabo n'imiryango yabo. U Rwanda ni igihugu ubu ngubu iyo ugenda ureba ubuhahirane n'ibindi bihugu, iyo urebye Rwandair ukuntu igenda ibona amasoko hirya no hino, ni uko ukwiyongera kw'abarugana babaye benshi. None ukaba wakwibaza uti rero, ubwo ndabibwira abadukurikira cyane cyane urubyiruko, ese icyo gihugu bavuga kibi, ese icyo gihugu bavuga kiba cyatera n'abantu isesemi bakaruka, ese abakijyamo bagishaka biki? Ese ko tubona abanyamahanga benshi baza bakavuga bati Mana ishobora byose, nta handi hantu twigeze tubona hasa hatya. Urumva akabivuga ari umunyamahanga, nta kintu wamuhaye. Urumva mperutse kubona wagiye yicara ahantu rwose mu muhanda, azana ibiryo ararya, aravuga ati ibi ngibi muzambwire ko hari ahandi hantu muri Afurika wafata ibiryo ukicara ku muhanda ukarya. Ati kubera iki? Ati kubera umwanda n'umunuko uba uhari. Ati ariko ni mu ndebera aha hantu. Urabyumva? So ibyo ngibyo ntabwo biba byakoze umunyarwanda. Ikintu rero nabwira abantu ni iki, nuko kwigendera kuri commenting nk'izi ngizi z'abantu baba bavuga ibi ngibi, ahubwo mwebwe nimuhinyuze, nimuvuge muti nka kumwe mu mibare uvuga uti ngiye gutanga umugabo w'icyenda. Urumva? Umugabo w'icyenda kugira ngo uwutange, fata indege ugende ugera aho hantu uhinyuze, ugaruke uvuga uti ibintu bambwiye nibyo, abantu bahariya bose barabogeje. Cyangwa se nawe ugaruke uvuga uti wowe wafashe ibiryo wicara mu muhanda, uti ngewe rwose nawe uvuge experience yawe. Urumva? Kuko zirahari nyinshi ushobora kuhakora, ntabwo abantu bose babona bimwe. Uwagiye areba isuku, ushobora kugeraho ugakunda uko batanga serivisi, ushobora kugeraho ugakunda uko abantu basabana, ushobora kugeraho ugakura hari abagerayo ndetse ahubwo bakanabwa kuhava yaragiye agiye muri vakansi agatura. Urumva?
hariyo benshi nanone baba barakuze bavuga bati jyewe Rwanda rwose ntabwo nigeze nkandagira mu Rwanda nzi ngira imyaka 35, ati ariko kuva mpamenya ntawahankwa, byararangiye, nageze iwacu byararangiye, ntabwo nshobora kuhava. Ibyo ni ibintu bibaho kandi tubibona kenshi. Ndumva ari uko natanga inama yanjye mu buzima. nshuti rero bakunzi mukurikira ijwi rya diaspora One Nation Radio, reka dusoreze hano ikiganiro cyacu kuri uyu munsi wa none. Tubashimire cyane kuba mwadukurikiye, ariko kandi nawe udukurikiye ushobora kuduha igitekerezo cyawe aho hasi unyuze muri comments, ukaba watubwira uko ubitekereza. Ariko kandi niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, nanone gerageza ukande aho hasi kuri subscribe kugira ngo nawe tukongere mu muryango mugari w'abakurikira One Nation Radio. Hanyuma ariko ntiwibagirwe no gukanda kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kuba umwe mu ba mbere bamenya ko hari ibiganiro cyangwa se amakuru mashya tugiye kubagezaho. Reka nshimire cyane Bwana Egide Ruhashya kuba twabanye muri iki kiganiro. Ni umuyobozi w'igicaniro TV, akaba kandi ari n'umwe mu banyarwanda batuye mu muryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubwongereza, twavuganaga ari naho aherereye. Wakoze cyane Bwana Egide Ruhashya kwitabira ubutumire bwacu. Ndagushimiye Simeo Muhumuza, nshimire One Nation Radio. Ikindi kandi nifurize abakunzi bose ba One Nation Radio amahirwe n'amahoro y'Imana. Urakoze cyane. Njye rero wari wabategura ikiganiro, twa Simeo Muhumuza. Mugire ibihe byiza.